Inshuti za Bineza TV Yego. ndabashimiye kuba mudukurikiranye n'ikindi gihe tuzagaruka tubasuhuze tubabwire uko tumeze. Amen. Iyo ugeze ahantu bakuvuga bazi yuko utarumva ikinyarwanda iyo utanze bibaho cyane erekaze bari abanyamakuru ni umumama waduhuje nasanze nikorera imizigo ku isoko igahanga. yego arambwira ati hari abanyamakuru ngiye kubwira bazaze bakuganiriza. Ku rundi ruhande ntabwo namuciye urubanza cyari igihe n'iki ubundi ubu buzima ni ikibazo cy'igihe nimara kurangiza ntangire mu maboko y'uriya mumama mukuru wa mama nandeberera, ariko ndangije segonderi bisa nkaho nari maze gucuka, ni ngombwa ko nihigira ari ipantaro n'urukweto. Niyo mpamvu nanze kwicara kuko urabizi n'umuri aho navuze ukuntu nagiye njya gusaba n'ikiyede bikaba ngombwa ko gapita umushakira icupa waribura ntube wabona n'icyo kiyede. yego ntabwo nabyishimiye kubona umuntu arahagaze neza then ukamubona yikoreye ibitoki mu mihanda y'i Kanombe ntabwo irashushanya nziza. nabibayemo ndabyumva. kuki wakomeje kwihisha kure cyane ujya kure y'itangazamakuru? impamvu nakomeje kwihisha ubu se ba bantu baracyagusereza bavuga bati uyu muhungu ni umuzungu nyine kwa kundi bavugaga baguserezaga gukene ibyo byararangiye byajyanye n'iriya ngoma. yego nshimira n'umubyeyi uri kunyishyura ishuri rwose bari abanyamakuru twakoranye ntacyo mbashinja nubwo nta kintu nabakuyeho ariko byibuze bahuje n'abantu. yego Kazungu rero wari umukarani, Kazungu wari umunyonzi, Kazungu wabaga mu nzu ituzuye Imana ikora ku cyabo pe. ubu Kazungu noneho ahantu twicaye ni muri hoteli. yes ndabasuhuje, ndabashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV. iyi ni televiziyo yanyu nk'uko bisanzwe. hashize iminsi myinshi cyane twarabonye umusore wacu, ariko ni umusore byabaye ngombwa yuko tumwegera. iyi ni televiziyo yanyu nk'uko bisanzwe. rero ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo buri uko ubonye inkuru zacu bishimisha abantu bose. muvandi, amakuru y'iminsi? amakuru ni meza. hashize iminsi myinshi cyane. myinshi kabisa, n'imyaka n'igice tuheruka tubona inkuru yawe yari ibabaje cyane, yari ikomeye cyane, ariko urabona ko ubu ngubu hari nibura akanyamuneza kari kuza. icyo gihe ntabwo wasekaga. ongera ijwi kugira abantu bawe. oya ubu noneho naseka kubera Imana n'abantu. ubuzima bwarahindutse. ko ari ubuzima bukomeye cyane. ubu se nibura kuva cya gihe abantu wabonye barayakiriye ute, haba kuri telefone, kuko telefone yawe nayo turaza kuyipininga kugira ngo niba hagize n'umuntu ugukenera yakubonaho. hari icyo bitwaye cyangwa ntabwo? nta kibazo. inkuru abantu baramenye bararira, benshi bagize agahinda, ariko mbabwira ko ubu noneho ubuzima uko buri bwarahindutse. ndashima Imana n'abantu bakeya. ndiga. uriga? yego, amashuri narayakomeje. babwira ko rwose bera amatari wa undi wa kera w'umukarani uko biri sigaye ashima Imana mbayeho neza bitari cyane, ariko nanone ntabwo nagaya ubuzima ndimo ngubu. ubundi amazina ninde? amazina ni Kazungu. Kazungu? Belami. niyo mazina yawe bwite? bwite ari kwiyanga. Kazungu? kuki bakwise Kazunguza? urebye nuko usa
abantu bampamagara bazi ko ari ukuri impimba ariko ni ibyanjye. Yego. Kandi mu Kinyarwanda izina ntirikujije cyane, ni na ryiza cyane rwose. None se Kazungu, ubundi background yawe ni iyihe? Kuko urabona ko ntabwo ufite uruhu nk'uru rwanjye ntugire ngo ni ivangura, ariko nyine ni uko nguko, nyine ni twisanze twavutse tumeze gutya. nanjye ukuntu nisanze ndi mu Rwanda. Yego. Ku babyeyi babiri batandukanye. Papa ni umuzungu, mama ni umwirabura. Yego. Bityo rero nkaba ndi imvange. Uri imvange. Mama se papa niwe wari umuzungu. Ubu se wabuze ari hehe se, aracyariho? Ni inkuru ntabashije kumenya kuko mama yitabye Imana atarambwira neza. Yego. Mama yitabye Imana 2009. Yego. Yari atarambwira neza iby'iyo nkuru. Ariko papa ntabwo nabashije kumenya, yagiye ndi umwana nk'uko mwabyumvise muri ya nkuru ya mbere ya kera. Nyirizina se ku bantu batakuzi, papa wundi se yakomokaga hehe? Nibura yaje mu Rwanda gute, cyangwa bahuriye ahandi hantu na mere na mukecuru? Ukuvuga ngo papa yari umutekinisiye mu ruganda rw'isukari Kabuye. Niyo makuru ufite. Yego. Papa rero inkomoko ye yari Umurusiri. Gusa nta birenze muziho kuko yagiye ndi umwana. Mama akomeza kumvanaho ndakura. Mwese papa ariko ufite n'ubushobozi bwo kuba wamubona, kuko buriya abantu baturuka hirya iriya bakaza ukuriye nk'imyaka runaka, imyaka runaka yaje gukoreraho, hari amaliste, hari nationalite z'abo bantu. Ubundi kuki utagerageje nibura ngo wegere ku ruganda rwa Kabuye nibura ngo bagire icyo bagufasha? Abantu bari bafite amakuru, abenshi bagiye bitaba Imana. Uhora yasiganye wambwira amakuru nagiye kumureba bandangiye, nawe turaganira. Arakuze ni umusaza, ariko ntabwo ibintu yambwiraga nabashije kubisobanukirwa. Nawe yambwiye ko amuheruka muri iyo myaka kera. Naje gusubira iwabo. Yego. Ni ukuvuga ni uko wenda wabajije nk'abo bakozi, ariko winjiye mu buyobozi n'imbere hari mu marshive, babishobora kubicukumbura bakamubona bakamukurura, kandi byagufasha mu bandi. Ndabyumva byafasha, ariko urebye amadosiye na kera ntabwo byava, ntabwo byapfa gukora. Yego. Kuko kera urabizi internet ari itaraza ngo ube wabikaho amadokima kuri internet aho atapfa kubura. Ubwo rero nagiye mvuga n'izina rimwe mama yambwiye, mbona ntibari kumwumva neza, ariko uwo musaza we nabonye asa nk'abamuzi. Ariko ambwira ko amuheruka icyo gihe, ntabwo bongeye kuvugana basubire. Uko biri kose ariko uzamubona tu, uzamubona kuko twizere Imana. Nimubona ni byiza. Yego. Niyo namubona narakuze. Nawe mfite kuba nawe papa n'umuntu runaka. Yego. Cyambere n'ubuzima. Kazungu rero wari umukarani, Kazungu wari umunyonzi, Kazungu wabaga mu nzu ituzuye. Komana Imana ikora ku cyabo pe. Ubu Kazungu noneho ahantu twicaye ni muri hoteli. Urumva ko Imana yagura gufashinga kuzamura ku boosting. Nyuma ya cya kiganiro cyaciye kuri ya televiziyo, nabaje ni nyuma ya cya kiganiro mwakoreye kuri ya televiziyo, ubu ngubu hari inyungu waba warabikuyemo, kuko urabona ko biratandukanye. Kazungu ari umukarani. Ntabwo ndi umwana wakuze ngaya. Ashimira abantu bakeya hamwe n'Imana yabakoresheje. Yego. Nshimira n'umubyeyi uri kunyishyura ishuri. Rwose bari abanyamakuru twakoranye, ntacyo mbashinja nubwo nta kintu nabakuyeho, ariko byibuze bahuje n'abantu. Yego. Ibyo ndabishima cyane. Gusa ubu ngubu umeze neza,
ibintu byinshi bimpangayikisha usibye ubuzima nyine nk'uko nawe wabwisangamo kurwana no kurya no kubaho uvuga ati ejo nzaba meze gute yego n'inzu nkodesha ndasabwa kuyishyura kuko ubu sinkiba mu rugo narakuze mpitamo kujya kwibana ubu ndikodeshereza ariko hamwe n'Imana bizacamo aho ubundi nta kibazo ntabwo nyiri umukarani komuteri ubu nkigira mu bindi bitandukanye mani ndayikora rimwe na rimwe ariko ibishoro biri hasi birumvikana nizera ko n'ishuri nirirangira nzabona akazi uzakabona ubu se ba bantu baracyagusereza bavuga bati uyu muhungu ni umuzungu nyine kwa kundi bavugaga baguserezaga bukeye ibyo byararangiye byajyanye n'irangoma yego byajyanye n'irangoma ubu nitwa Bellamy waba utanzi ntabwo wabimba izina ngo upfe kubukundira yego birumvikana uranyegera waba ugiriwe ayo mahirwe nakubwira uko nitwa yego Mana yawe cyakora uretse ko abantu urabona ko cyagiye kiriya kiganiro kigisohoka ntabwo abantu bakunze kukubona ahubwo nanjye byantunguye byananshimishije cyane ko nakwaprocinze uranyakira nta kintu nshinjije nta kintu nciye ntaki kubw'umutima wawe wisanganiye kuko rero ndibaza abo bantu kuki wakomeje kwihisha kure cyane ujya kure y'itangazamakuru impamvu nakomeje kwihisha nanze ko ibintu byaba nk'ikiganiro yego kuko njyewe ubuzima nari ndi mu bwa reality nari umukarani ndi ku isoko hariya i Gahanga ubwo naravuze ati ntabwo nakomezanya n'abanyamakuru baguhesha ibiganiro byabo nta kintu mbonamo yego kandi aho nkorera buri mukana ambwiye ati warakize ubona kuri YouTube ngurira akantu urumva byari kuba induru niyo mpamvu nagiye nicarira mu rugo nabona icyo gihumbi nkarya icyo niyo mpamvu mutagiye mumva ariko hari nabo n'ishuri ririma kuba okite rero ntabwo mwaye kumbona mu buryo buhagije yego impamvu mbajije gutya nyine hari abo muhuje nyine imimerere usanga nyine bageze kuri social media isa naho bayoboye cyane bitwara ukundi kuntu kutari kwiza noneho amahirwe ni uko wari waracikishije amasuri kubera ubukene ariko ubu ngubu uri kwiga ese nk'abariye bana kuki mudahura ngo muganire mubagire n'inama nibura bitware neza kuko twanze kumentioninga bamwe muri bo ariko barahari nawe urabazi reka nkubwire bakwita Israel iyi si umuntu wese afite ubuzima abayemo yego ubwo rero ugiye kwinjira umuntu mu buzima aba ari bibi cyane yego nawe ubwo butaratungana ndashimira cyane groupe y'abametisi ikora kuri WhatsApp wa MTM gerageza kuduhuriza yego ntago nayivugaho byinshi ariko biri n'abo bana bayimenya ikaba yabakira yego ubwo rero uko biri ndabashishikariza kuba bakurikirana MTM n'umumama wita Antoinette yababera umumama akabagira inama ni mukuru yego kandi ntibaze bakurikiye amafaranga niko bimeze kuko ari basanga nk'umubyeyi MTM duhuriza hamwe nk'abametisi yego iragerageza uko ishoboye ubwo rero n'uwo mwana uri kuvuga ntamubonye ariko nanone ubuzima burahinduka ushobora gusanga buriya buzima aribwo arimo ubu twe twari tumuzi nk'umuntu umeze neza nanone no kuzakurikirana inkuru nk'umunyamakuru ukamenya ibyo ari byo tuzamugeraho kabisa nabyishimiye kubona umuntu arahagaze neza then ukamubona yikoreye ibitoki mu mihanda y'i Kanombe ntabwo irashushanya nziza nabibayemo ndabyumva nabibayemo gusa ndasaba Imana ko yamufasha imworohereza yego izamufasha
ubundi rero ubundi se wisanze muri buriya buzima gute umukarani twende twabivuzeho gakeya ariko wisanze mu buzima buriya buzima bwari bukakaye kuriya wabwisanzemo ute ku muntu utakuzi? narangije 2017 yego nigaga i Rulindo segonderi ntabwo navuga icyo kigo birumvikana ariko nkimara kurangiza nari mu maboko y'uriya mama mukuru wa mama nandeberera ariko ndangije segonderi bisa nkaho nari maze gucuka ni ngombwa ko nihigira ari ipantaro n'urukweto niyo mpamvu nanze kwicara kuko urabizi n'umuri rango navuze ukuntu nagiye njya gusaba n'ikiyede bikaba ngombwa ko gapita umushakira icupa waribura ntube wabona n'icyo kiyede yego biragorana ubwo natangiye kujyayo ku isoko i Gahanga kuko ni naho nakuriye hariya ni karitsiye ni mu rugo ubwo buhashye nkamutwaza yego uko nisanze muri ubwo buzima. mama se yaje kugutabaruka ryari? mama yapfuye 2009 icyo gihe wari ukiri muto cyane? 2009 nari umwana ariko umubyeyi mukuru we yakomeje kundwanaho yego no kwitaho icyo gihe hari umushinga wanyishyuraga ishuri yego w'Abanyakatolika. ariko reka dushimire umubyeyi wakwishyuriye yewe yabona kureze ariko dushimire nanone uyu mubyeyi wagufashe agakomeza kwishyura university kuko ejo n'ejo bundi never know ushobora kuzasanga uri ahantu heza cyane harenze noneho urwego tutateganyaga ariko ndabigusabira kandi ndabigushimira. Icy'ingenzi ni uko ugomba kwitwara neza sosiyete ukayibera imfura ukisanga mu bantu bose kuko uri umunyarwanda uri umunyarwanda kandi uri proud kuri kuba umunyarwanda. ubu se intumbero yawe y'ubuzima ni iyihe? ukuntu bigaragara intumbero ndi kwiga iyo ni step ya mbere ngiye kurangiza yego ngomba no kubaka umuryango nshaka umugore nkabyara abana bikagira inshingano muri make yego wenda tuzahura nko mu myaka ingahe tuvugana kenshi turaduhura cyane tuvugana gutya n'ibyerame ariko ushobora kuzaza banyita papa runaka tuzambara ikoti rero tuzanigiriza kabisa. Urumva intumbero rero ni ukubaho neza nkafasha abari inyuma yanjye yego ubuzima busa nkaho bugoranye ibyo nteganya kuba nagira. iyi ni Bineza TV ntibibagirwe na subscribe na like na share kugira ngo kuko niba ufite n'ubuhamya cyangwa se inkuru cyangwa se impano runaka twebwe icyo dukora iyi ni Bineza TV your story our spotlight ni ukuvuga uraza tukakwerekana hasigaye ikakupostinga. Ni televiziyo nziza y'igikundiro ibereyeho mwebwe nta byacitse nta byaki ahubwo ni urukundo gusa. ndi kwibaza ubuzima ubu ngubu burimo n'ubw'ishuri sibyo ariko se icyo kurya kibasha kuboneka gute nubwo twabikomojeho bwa mbere ariko turagira dusasa inzobe kuko nta kazi ufite nubwo uvuga yuko mobile money uyikora ariko igishoro ndi gikeya. ubuzima ubayeho ute? ishuri mobile money ishuri ubushomeri total tuvugana simba nzi ngo ejo nzarya iki yego icyo ni icya mbere usibye bahati y'Imana abona aramuka ariko mobile money nyikora cyane cyane muri weekend
cyangwa ufite umwanya ntagiye mu ishuri. Yego. Ariko n'ibirayi biraboneka bikeya. Bikeya. Urumva umuntu aba agihanganye n'ubuzima. Iyo utarubaka sitandari uvuga ati ngeze gutya mfite bije y'ukwezi, nta bantu ubura akagera. Ni Kigali n'ubuzima bwa Kigali ukuntu bumeze. Ntabwo byoroshye. Reka ngushimire cyane uburyo ki witwaramo. Njye natanga n'ubuhamya ku bantu bakikubona ubu ngubu. Bwa mbere ukigaragara kuri kamera wagaragaye ubabaye cyane, ariko kuva nakwaprocinga ni iminsi ibiri ishize ntabwo mbereye umwana mubi. Aganiriye uranyakira nuko turigana. Ubu rero ni iki wasaba ku abantu bagukurikiye by'umwihariko? Ntabwo gusaba ari byiza. Yego. Ahubwo bayoborwe n'umutimanama wabo. Yego. Naho gusaba umuntu bitamurimo nta kintu yagufasha. Ikintu usaba Imana ni uko imbere haba heza. Yego. Kuko aho turi kuva ubundi hari umuntu aba ahazi, ariko imbere ntabwo tuhazi. Ubwo rero abo bantu ikintu nabasaba kumfata ukuboko ubishoboye. Gusa nanjye ntabwo nicaye. Nta mpamvu zo kwicara. Icyari Berami n'ubukarani nabusubiramo byanze. Yego. Ariko nkaba ese ugeze mu kangahe ubundi? tuvugane ndakurangiza. Bachelors. Byaba na byiza nshobora gukomeza masters. Imana ibimfashijemo. Yego. Berami, gira inyunganizi noneho utanga kugira dusoze tureke. Icy'ingenzi cyo nuko abari barakubuze barakubonye kuri Bineza TV. Tubibutse ko ikiganiro cya mbere icyabayeho twamumenyeyeho ni ikiganiro cyo kuri Afrimax TV. Niho twamumenyeye, niho abantu benshi bamumenyeye. Ubu rero nagize amatsiko yo gushakisha Berami. Ese aracyari muri bwa buzima bugoye cyangwa se hari uburyo yahindutsemo? Ni muri ubwo buryo rero, kuko twebwe icyo tubereyeho rubanda, tubereyeho abaturage, tubereyeho gufashanya, tubereyeho kuzamurana no kwishimana. Impamvu mwambonye kuri Afrimax, ikinyarwanda cyiza. Yego. Ushaka gukira indwara agira ate? Arayirata. Bari abanyamakuru ni umumama waduhuje. Yansanze nikorera imizigo ku isoko igahanga. Yego. Arambwira ati hari abanyamakuru ngiye kubwira bazaze bakuganiriza. Ku rundi ruhande ntabwo namuciye urubanza, cyari igihe. Ubundi ubu buzima ni ikibazo cy'igihe. Kwa kundi Imana ikize. Kirabisobanura. Nagiye kwibona nsanga baje turaganira. Urabizi neza ko banasanze ku isoko. Ubwo rero ikintu nabwira abantu, nibabe inyangamugayo, bakunde Yehova, Imana izabafasha. Usigaye usengera mu bahamya? Usengera mu bahamya ba Yehova? Mbasengeramo. Uraterana? Ariko ntabwo ndabatizwa. Yego, ni vuba cyane. Ariko abahamya ni inshuti nziza. Ese Bera, reka nkubaze, hari akabazo ngiye kukubaza. Iyo ugeze ahantu bakuvuga bazi yuko utarumva ikinyarwanda. Iyo utanze bibaho cyane. Erekaze. Bibaho cyane kuko ntabwo wakwimagina ko mbizi. Yego. Ariko ikinyarwanda ni ururimi gakondo cyane. Ahubwo cyiza cyane unavuga cyane ko niho wakuriye. Narwisanzemo ndukuriramo. Yego. Ubwo rero nambwiye indimi zo hanze waba ntabwo. Umuntu yabakugoye. Ndakizi. Okay.
dusoze rero inshuti za Bineza TV ndabashimiye kuba mudukurikiranye n'ikindi gihe tuzagaruka tubasuhuze tubabwire uko tumeze. Amen. Meze mukurikira Ismael Bineza TV ni Israel ni inshuti nziza nta kibazo cye. Reka munyemere mbashimire mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV, your story our spotlight. Bibutse ko ni televiziyo nziza, televiziyo yanyu, televiziyo ibereyeho kuba murikira abantu batandukanye. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro. Bye bye. Bera murakoze cyane. Turabakunda. Reka dushimire n'abantu batwakiriye aha. Murakoze cyane, amasomo meza. Bye bye.